twerekeje kuri sanctuaire ya Mutagatifu Padre Pio yubatse ku musozi witwa Giovanni Rotonda, ni mu Butaliyani bw'Uburasirazuba ahitwa hari umujyi wa Foggia. Aha rero yo tuhageze duhingukira kuri sanctuaire yamweguriwe, yubatse mu buryo bwa kijyambere. Yafashe imyaka 10 mu kuyubaka kuva mu mwaka wa 1994 kugeza muri 2004 nibwo yuzuye. Iyo hageze winjirira ku gice kibanza aricyo kirimo inzu y'amateka abitse bimwe mu bimenyetso by'ahangaha. Muri iyi nzu y'amateka harimo amafoto ya Mutagatifu Padre Pio agaragaza ibihe binyuranye by'ubuzima bwe. Iki gice kandi kirimo amasare abantu baza gukora ingendo nyobokamana banyuramo, bateraniramo mu gihe bagiye guhabwa inyigisho kuri uyu mutagatifu. Hariho kandi bamwe mu batagatifu basuye ahantu, harimo Mutagatifu Yohani Paulo wa II na Mutagatifu Teresa w'i Calcutta. Hariho kandi bimwe mu bimenyetso bigaragaza imva yari ibitse umubiri we ubwo yimurwaga, ndetse n'isanduku uwo mubiri wari urimo. Iyo uvuye muri icyo gice cyo hasi uzamuka werekeza ku mbuga. Ni imbuga nini ishobora kwakira abantu bagera mu bihumbi nka 30. Akaba ari naho hateranira misa iyo abantu ari benshi. Iyi mbuga inyuma yayo cyangwa ni igice cy'imbere cya kiliziya, donc inyuma ya alitari turi kubona imbere yacu n'ahasakaye niho hari kiliziya nini. Iyo uri hano uba witegeye kandi ibitaro binini bikomeye Mutagatifu Padre Pio yubatse kugira ngo atabare abari mu kaga, cyane cyane abugarijwe n'ububabare bw'uburwayi. Mu gice cyo hasi y'iyi bazilika yo hejuru tubona niho hashyinguye Mutagatifu Padre Pio, akaba ariho tugiye kwerekeza mu kanya. Aha tugeze ni kuri kiliziya bazilika ya Mutagatifu Padre Pio. Tugiye kwinjiramo imbere, ni muri kiliziya bita kiliziya yo hejuru. Ni kiliziya yafashe imyaka 10 kugira ngo yubakwe yuzure. Ikaba yubatse mu buryo bwa gihanga bukoresheje inkingi zose zigenda zikahurira ku nkingi yo hagati, ariyo nkingi centrale. Iriya nkingi rero tubona hirya niyo imanuka ikagera muri bazilika yo hasi, kiliziya inférieure, ari naho hashyinguye Mutagatifu Padre Pio. Ni kiliziya yubatswe ku bwitange bw'abantu bakunda Padre Pio, batanze impano n'ibindi bishoboka byose kugira ngo ikiliziya yubatse kuri ubu buryo bwa gihanga kandi bwiza yubakwe ahangaha. Yatashywe mu mwaka w'2004. Iyi kiliziya abantu bayiteraniramo ariko yari benshi. Hanze hari imbuga twabonye n'iy'abantu bateraniraho. Iyo usohotse muri kiliziya werekeza muri kiliziya yo hasi, ari naho hashyinguye Mutagatifu Padre Pio. Ujya hari imva ya Mutagatifu Padre Pio, hari inzira yubatse irimo amashusho meza. Amashusho ku ruhande rumwe ruvuga ubuzima bwa Mutagatifu Francisco wasize, ku rundi ruhande hakaba ubuzima bwa Padre Pio n'ubuzima bwabo, kuko Padre Pio yagiye mu muryango w'abafurere bashinzwe na Mutagatifu Francisco wasize, kandi bafite byinshi bahuriyeho. Ni kiliziya rero nk'uko turi kubireba imbere yacu. Iyo urangije iyi koridoro winjira none muri ya kiliziya nababwiye yo hasi ibitse umubiri wa Padre Pio. Iyi niyo rero ikiliziya tugiye kwinjiramo, akaba ariyo tubona imbere yacu. Muri iyi kiliziya rero
niyo hari umubiri wa mutagatifu Francisco, umubiri wa mutagatifu Padre Pio. Uwo mubiri nk'uko nababwiye ukaba uri ku inkingi yo hagati santarare. Uyu mubiri rero tubona imbere yacu ni wo wa mutagatifu Padre Pio. Nk'uko mubona agaragaraho yambaye imyenda ya gisasaridoti n'imyenda y'umuryango we. Bavuga rero ko ubwo bakuraga umubiri we mu mva basanze utaregeze ushanguka, bityo bamushyira hano kugira ngo abantu bamubone kandi bamusure. Yakundaga cyane gutanga isakaramentu rya penetensiya kandi agakunda no gushengera Eucharistia. Yakundaga umubyeyi Bikira Mariya kandi agashishikariza n'abandi bose kumwisunga mu byo bakeneye byose. Henshi usanga ibyifuzo by'abantu basizemo hano baje kumwisunga. Natwe rero turusheho kumutura ibyacu cyane cyane aho turi twose. Ibindi tubona muri iyi kiliziya ni ibimenyetso by'ukwemera cyangwa bigaruka ku buzima bwa Yezu Kristo nk'uko tubusanga mu mavanjiri. Akaba ari kiliziya yubatse ku buryo bwiza, itatse ndetse n'imitako myiza cyane ya zahabu. Kuri iyi aritari tubona inyuma ya aritari niho hari umubiri wa mutagatifu Padre Pio, hakaba n'ishusho nini ya Yezu Kristo. Iyi turimo ni muri chapelle crypte ishyinguyemo mutagatifu Padre Pio, aho abakristo benshi bifuza kumutura ibyifuzo byabo baba bateraniye kugira ngo basengere ku mva ye. Kimwe mu byo Padre Pio azwiho ni uko yaranzwe no gutanga isakaramentu rya penetensiya kandi agashishikariza n'abantu kwisunga umubyeyi Bikira Mariya. Uyu ni umubiri we. Kimwe mu byo mutagatifu Padre Pio azwiho ni uko yari afite ingabire yo kushobora kuba ahantu habiri icyarimwe bita birokasiyo. Akaba yari afite ingabire yo kumenya ibyaha by'abantu ndetse akaba yari afite n'ibikomere 5 bya Yezu. Yakundaga cyane umubyeyi Bikira Mariya kandi agakunda no gushishikariza abantu gusenga, babwira ko isengesho ari urufunguzo rukingura umutima w'Imana. Natwe turushaho kumukunda no kumwiyambaza. Rotondo uhasanga ibikorwa byinshi ariko byose byubakiye kuri mutagatifu Padre Pio. Ibi tureba imbere yacu ni ibitaro yubatse cyangwa abantu bubatse mu mpano bagiye bamuhereza. Hakaba rero kiliziya izwi nka kiliziya ya Bikira Mariya umubyeyi wuje inema. Akaba ariho Padre Pio yabaye kandi akaba ari naho yatabarukiwe, ni naho yabanje gushyingurwa. Iyi kiliziya nk'uko tuyibona igaragaramo mu mutima wayo ishusho ya Bikira Mariya umubyeyi wuje inema ndetse na Padre Pio arangamiye uwo mubyeyi n'umumarayika waherezaga Padre Pio ikamba. Padre Pio yigishaga ko icyo umuntu yakenera cyose akwiye kugisaba umubyeyi Bikira Mariya kandi icyo amusabye cyose ntabwo yakimwima. Nawe avuga rero ko ibyo yagezeho byose abikesha ubwo buvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Ishusho ya Padre Pio niyo yakirana urugwiro abaza bagana iyi kiliziya. Muri iyi kiliziya kandi harimo imva ya Frere Daniel Natale, akaba ari umwe mu bafureri ba mbere babanye na mutagatifu Padre Pio ndetse akaba yaramubereye pere spirituel, akamwigiraho n'uburyo bwo kwitangira abantu. Iyi kiliziya kandi irimo iyindi kiliziya ku ruhande ariyo bita kiliziya ya mbere yabanje kubakwa. Akaba muri iyi kiliziya mutagatifu Padre Pio yaturiraga igitambo cya misa buri munsi ndetse akaba ari naho yatangiraga isakaramentu rya penetensiya. Aha tureba imbere yacu ni intebe ya penetensiya
Padiri Piyo yatangiragamo iryo sakramento ry'imbabazi. Nk'uko twababwiye, kiliziya niyo mutagatifu Padiri Piyo yabanje gushyingurwamo. Aha ni muri kiribute yerekeza aho hari hari imva ye. Batwereka bamwe mu batagatifu baje kuhasengera, barimo Mutagatifu Teresa wa Calcutta, barimo Papa Benedicto wa 16. Aha rero tureba niho haba hari serikeye cyangwa isanduku ibitse umubiri we mu gihe cy'itumba, kuko aho umubiri we muri iki gihe uri ni muri bazilika yamwitiriwe, ariko kubera ko mu gihe cy'itumba ari ahantu haba hakonje cyane, abantu badashobora guteranira uko bikwiye, umubiri we bawuzana hano kugira ngo bahe abantu uburyo bwo kuwusura. Tubwira ko Papa Yohani Paul wa II akiri padiri mu mwaka wa 74 yaje gusengera hano n'abakirisitu be, asiga iri sengesho. Twabibutsa ko Mutagatifu Padiri Piyo yari yarahawe ibimenyetso by'ibikomere bya Yezu mu ntoki, kandi akaba yarakundaga cyane umubyeyi Bikira Mariya. Turushaho natwe rero kumukunda no kumwiyambaza igihe cyose.